kandi wumve bije bijya mu nkovu. Yego. Abaturage barapfuye bari aba mu idini rya Ozarendo bishwe n'umutwe ushinzwe umukuru w'igihugu. None nta mezi abiri arashira ikindi gisasu kivuye mu maboko y'umusirikare kishe abaturage. Kandi wibuke ko muri politike yego none Sagasiko yazize mu Rwanda bayirasaho. Kajugujugu y'Rwanda muri Kongo iraguruka igaruka amahoro. Kereka Kongo niba ari igihugu gifite benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza ibihe byiza abadukurikiye mwese kuri Primo Media Rwanda, bari mu Rwanda hakurya y'inkiko z'u Rwanda n'ahandi muherereye. Twizere ko mumerewe neza, tunabifuriza gutangira weekend neza. Turi kumwe na David Eugene Marshal. Dev Karame, ça va? Ça va un peu. Harakonje, hariho ubukonje. Hariho ubukonje. Ndumva nshaka no kugabwa y'ibitero na grippe. Ariko ntabwo iraza uko biri kose. Wanyarukiye mu gasiporo. Harya ngo imyitozo ngororamubiri ntikureba. Irandeba sha, siporo ndayikora ku meza, hose ngiye kuryama. Yose n'ibikorwa ngororangingo. Ku meza abera siporo. No kwinanura gusa umuntu arya muri position imwe. Niyo siporo yawe. Niyo siporo yanjye kubera ko giye nigeze nabaga mu bucuruzi bw'imiti, nkagira gute n'umuntu ugeze gupfira muri siporo ibyumba muri Kafurizo Day. Urumva bari abantu bamwe imiti baba sportif bona benshi bagendana imiti igabanya uburibwe, n'abakinnyi bazakubeshya. Nta mukinnyi wajya mu kibuga atabanje kunywa diclofenac cyangwa ibuprofene. Ndavuga saba abantu siporo itera kuryana imitsi, nanizi ko irambura imitsi. Undi akajya muri Kafuride yahunze siporo, Imana muri ko idashira, ahubwo agapfiramo, yagiye kuyihunga. Ndavuga yo bya siporo nzajya nkora izo ngizo kugenda n'amaguru kubera ko nta modoka mfite. Nuko siporo ni ibintu by'imyiryo. Ngo abantu bategura Kafuride baramutse bakumvise nkungukiyemo iki n'abayitabira. Ntacyo nkungukiyemo gikomeye kitari. Uzi gutwara igare? Na moto ndabizi. Okay. Imodoka cyo bana ikintu kinini cyane. Gutwara nk'umuntu utwara igikabe cyangwa bisi bana nk'umwiyahuza. Ikintu kingana kuriya cyuzuye abantu ukitwaye uri umwe, nta n'undi ugufasha. Ubwo se utwara indege we? Utwara indege? Utwara indege ryo uko bisaba ubwenge bwinshi. Ubabaza ubwenge bwinshi. Ariko ahari ubwenge ushatse gushishamo ikaramu. Reka tujye muri Repubulika ya Demokarasi. No kwizera muri make, umuntu utwaye indege bari nk'umuntu w'Ukristo cyangwa umusiramu wizera. Ugiye mu kirere ntuzi yujya, nta musozi, nta muhanda, nta kingo. Ariko ngo habamo imisozi burya mu kirere. Nta barabeshya. Kereka ibicu biremereye bagenda bahura nabyo. Ariko indege ifite ubushobozi bwo kugenda bikwepa byose. Igira sensors. Kuko indege igira uburyo bayitwara. Ubu uri auto n'ugize gute? Emmanuel. Iri muri auto rero byose ibisensinga. Izamuka imanuka igize. Ubwo nduvuzi no kuyitwara nayo. Tangiye kwigisha uko bayitwara utabizi. Urayizi. Oya, ni nkuko ntabwo mbizi, narabisomye. Ariko gutwara indege mukizera ngo mugiye Doha. Ese musanze mugiye muri Brazil? Mundi muri shuwa gute mu kirere ko mugiye Doha koko? Nugukoresha busole birumvikana. Busole se iki? Umuntu ugiye kurira indege aba yihaye Imana. Kandi ngo ntago indege imenyerwa kuba zigendamo kenshi. Nta muntu
ugira experience ku ndege ngo narayibizoye narayimenyereye. Umuntu wese uri indege babyumva agiye mu bundi buzima kandi ntiyabura gusenga ngasaba isengesho avuga ati tuze kurandinga amahoro. Ni ibyo umuntu yavuga nta bintu. Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ahandi hirya no hino mu makuru avugwa muri kiriya gihugu n'ibyo tugiye kurebaho. Turahera ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bivugwa ko igisasu cyarashwe n'umusirikare wa FARDC ngo kishe kikanakomeretsa abari bari muri stade. Turanareba uburyo Christophe Lutundura, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabwiye akanama ka Loni ko kajugujugu y'igisirikare cy'u Rwanda iherutse kugwa i Rumangabo. Hanyuma Amerika ariko yaburiye Kongo ko itazagira amahoro mu gihe FARDC igikorana na FDLR. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix TSHISEKEDI we ati niteguye kuba umunyagitugu n'inkoramaraso ku bw'icyubahiro cya Kongo. David uherehe wahera guha pole abavandimwe bacu bo muri Kongo batakaje umuturage umwe kuri icyo gisasu cyacitse umusirikare, hanyuma n'uwo musirikare yakomerekeyemo. Abantu bafite esprit militaire babiyumva nk'abafamiliye, Imana imuhe kuri kavaringa azi kwikira azi possible kugira ngo asubire mu kazi niba bishoboka. Gusa abantu baba bibaza bati guta ahantu hafi y'ahantu hahurira abantu benshi hajya imbunda ziremereye cyane, niba ari igisasu cyarapigi cyamucitse biroroshye. Ntabwo ubundi mbona impamvu abantu batwara amakombora yarapigi muri arapigi acometse. Ziriya mbunda zigira ubanza babyita uruge, uzaba zevenkuye mu uruge icyo ari cyo. Uruge ni biriya bintu batwaramo imyambi mu bitugu baba bari burashisha. I think ahisa bihakana, niba bihakana rero ubwo nta kibazo. Ariko hari ibintu bimeze nk'ibisaho, ibikapu saka z'umugongo batwaramo biriya bibombe, kuko uburyo ayitwara ukwayo ikibombe cyayo akagitwara inyuma, byaba ngombwa akaba ari bwo agicomeka. Imbunda hafi ya zose z'imisada zigira uburyo bubiri: umurashi urumva n'abagenzi be bamutwaza ibyo arashisha. Aho twabara n'abarasa bagira gute bose baba bahari. Ariko muri Afurika sinzi ukuntu ibintu byacu byubatse, ujya ubona nka RPG niba kuko ari basitenze gaturitsa abantu. Muri Afurika ubona bashaka kuyigira ko ari imbunda yoroshye. Imbunda ituritse ibifaru ikagishwanyaguza, wowe ujyana ahantu kuri stade na Munagana. Ukavuga ko se byari byateguwe? Oya, ni akajagari, ni igisirikare kiba kijagaraye. Iyo bakubwiye ko igisirikare cya Kongo kijagaraye ubyumva gutyo, ubwo military police yabo yarajagaye. Ntabwo ubundi umuntu ufite intwaro ingana gutyo ishobora gusenya Burende wagume kwijyana ahantu haberimo kubera evenement runaka kuri stade nk'iriya y'Igoma. Ni ibintu byakorwa mu buryo preventive, bikaba biri mu mabwiriza abuza kubikora, kugira ngo prevention yose niki, kugira ngo nyine babuze ko byabaho biramutse binabayeho. Ikibabaje rero muri Afurika nka buriya iri incident ntabwo ishobora gutuma wenda nk'injyanama nibibaho ya Goma isiga bifatiye umwanzuro ngo ivuga iti izi mbunda z'imisada zigiye zisohoka ari uko ari ngombwa. Gusa ntabwo nanone twabavuye kuko Nord Kivu na Goma by'umwihariko ndetse na Ituri biri mu cyo bita état de siège. État de siège n'akarere kawe kayoboye igisirikare. Kubona ibifaru byidegembya, ibintu nk'ibyo byidegembya mbaye nk'ubagarukira, ntabwo nabwo yaba ari skandale. Ikindi nasozerezaho nabonye hari barimo kuvuga ngo Kongo ibya Kongo ibi nibi. Nta ami nimwe ku isi wabona ko hatigeze habamo incident y'umuntu gucikwa n'igisasu kikaba cyakomeretsa abaturage cyangwa abagenzi be. Nta nimwe. Impamvu nkubwira ngo nta nimwe nuko ibyo ari ibintu bihapeninga gake, yego urumva, ariko birashoboka. Igihugu cya Kongo Brazzaville uribuka ko hari ibisasu byari biri mu bubiko bw'imbunda byize gushwanyuka bitwika byica abantu benshi muri Kongo Brazzaville. Ni incident ibaye nta myaka 15 yari yashira. Biriya ni ibintu bishoboka, ubwo turabihanganishije. Iyo wumva ngo kandi wumve bije bijya mu nkovu, yego abaturage barapfuye bari aba mu idini rya Ozarendo bishwe n'umutwe ushinzwe umukuru w'igihugu. None nta mezi abiri arashira ikindi gisasu kivuye mu maboko y'umusirikare kishe abaturage. Kandi wibuke ko muri politike ubyo dutangarizwa siko kuri, birizwa ngo cyamucitse, ariko muri politike y'abanyegoma ya Nord Kivu uhasanga kitamucitse kibarashemo. Bakaba ba Guillaume Njike
bahisemo kubitangaza gutyo ko cyangwa ari igisasu cyacitse, hari isasu nyine ryacitse umusirikare, ariko yabikoze no ku bwende, bakaba bashaka kugira ngo bakaruma abaturage, bavuge bati nta kuntu habashize iminsi hapfuye abantu bangana kuri bishwe n'abasirikare ngo twongeye tuvuge ngo abaturage bakomerekejwe, umwe arapfa none n'undi musirikare yaba ari insida ikomeye. Kandi cira umwami si umwana, uriya mujenerali ashobora kuvuga ati ubona simbuye, naje gusimbura umuntu bitewe n'abaturage bapfuye bazize umusirikare wabarashe, none nanjye nje gusibira isi we murindi. So ntabwo wumva ikibazo kiri aho ngaho. Iriya statement nta nubwo wapfa kuyumva, wasanga kibateyemo nk'uko wasanga atakibateyemo. Kiriya kibombe muri 1996 na kangahe, hari umukobwa, hari umwari wigeze kubenga umusirikare, urumva, amubenze aragira, amubenze niba arakimurasa yazabigogwe, ni ibigogwe, ni mutura, ni nkamira gutyo, arakimukorera. Sibo nk'ibyo bintu bije mu bwoko bwanjye gute, ariko ndabyibutsa kuko n'ibinyamakuru byarabitangaje, byari bitaraza ari byinshi. Hari hakiriho radiyo imwe gusa, ariko abandi kabo barandikaga byaravuzwe. So urumva ni ikisasu kiri dangerous, urumva kidakwiye kujya mu bantu kubera ubwo bukana gifite. Ntabwo mbona niba ngo muri zone militaire, ariko ntabwo iri mu ntambara. Imbunda zoroheje zirasanzwe, kandi ubundi n'ubugenzuzi bw'ingabo buba bugomba kubicungira hafi. Komanda wari uyoboye uriya musirikare buriya aba agomba kujya mu butabera akajya kubiburana, urumva, no gucekinga kugira ngo barebe ko nta bisasu biregetse mu buryo babyitwaje mu ntoki bikaba byakomeretsa abantu. Urugero nko kuba abantu batwaye imbunda sefu ifunguye, burya nawe uhuye n'umusirikare ukora sefu yifunguye, we n'ipantaro yayifunguye, wamubwira uti chambre yano zirafunguye, ntabwo waba ugize nabi, kuko ushobora kugenda utwaye imbunda, uko igenda ugira gutyo ukuboko n'iki byose, sefu ikaza. Sefu ni ka kantu kimanura kameze nk'akaryango ko ku mbunda, kandi iyo gafunguye kasamye ubukare bubona cyarasohora isuku misasu. Bigere wabwira umuntu uti zamura ako kantu. No kwirinda gutwara amasasu nka kuriya muri Goma, bakwiye kubwira abasirikare bakinda gutwara amasasu, nubwira riri atari sasa ari kibombe mu mbunda ari muri chambre. Ni ukuvuga kwirinda gutwara imbunda ikokinze, sibyo? Ibyo ntabwo ndi umujyanama wa Kongo, ariko n'abaturage bakudukurikiye bari nko muri Goma, za Nord Kivu, za Sud Kivu, tuba tubivuga kugira ngo uciye no ku musirikare ubona yacitswe ube wayimubwira. Ariko ikindi ukanibaza niba ziri RPG kuki batwaramo amabombe acometse, kuki batayatwara adacometse akayacomeka bibaye ngombwa. Kindi nk'umujyanama nicyo navuga ku basirikare iyo bari hose, abaduteze amatwi. N'ibyo navuga nta bindi. David, reka tunyarukire gato kuri iriya nkuru yindi twarimo tuvugaho irebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Loni. Wumvise ko Christophe Rutundura yabwiye akanama ka Loni ko kajugujugu ya RDF yerutse kugwa i Rumangabo. Yabivugiye mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kuri uyu wa kane, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nyine wa Kongo. Ati kugeza ubu u Rwanda rukomeje kongera ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Ku munsi w'ejo kajugujugu y'ingabo z'u Rwanda yageze i Rumangabo. Ati kandi Rumangabo ni muri Kongo. Ikibazo ni ikihe se? Ikibazo n'amatangazo Rutundura. Oya ibingibi bije nyuma y'uko Leta z'Ubumwe za Amerika nazo zivuze ziti dufite ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda zinjira muri Kongo. Ubundi iriya nama Rutundura bivugiyemo ya rendezvous ya Bintou Keita, wagomba gusobanura ibyo operation, abisobanura akanama k'umuryango w'ishobora ku isi za operation za MONUSCO muri Kongo. Ariko Kongo ikaba inafite ku meza ya Loni ibyo gusaba yuko MONUSCO ivayo mu gihe cy'umwaka mbere y'igihe cyari kigenwe, kuko MONUSCO yagomba kuva muri Kongo mu buryo buri ordinaire mu mwaka wa 2024, ariko Kongo birashaka kivamo uyu mwaka wa 2023 arashira. Nibyo nuko rero haje kuzamo ama intervention ya Rutundura, hazamo ama intervention ya Gatete, ambassadeur w'u Rwanda muri Loni, baterana amagambo reka sinakubwira. Hanyuma rero haza no kuzamo ibyo ngibyo. None urabona mu isi itambutse Kongo yigeze gushinja u Rwanda kwiba ingagi, kandi buriya abantu bafata ibintu nk'amaburage n'iki byose.
ushobora gusanga wenda ni Rutundura bivugiyeho nabyo cyane wa n'undi muntu ukuri uhagarariye Kongo muri Loni ntabwo ari Rutundura ariko ce sont des affaires étrangères ziba zivuga hariya ariko Kongo ishobora kuvuga kuriya yabikoze nkana ariko wenda ntabwo n'umuvugizi wayo yashatse kugaragaza ko u Rwanda rw'exploiter parike y'ibirunga kurusha ibindi bihugu bituriye hariya ntabwo rero wenda yari kunanirwa no kubivuga gutyo sinzi n'igitekerezo yari gutanga bwate twebwe exploiter parike y'ibirunga kimwe kuko mu Rwanda parike y'ibirunga Kongo hakaba Virunga Park urumva Uganda naho sinzi uko bayita ubundi iriya parike ni icyanya gihuriweho n'ibihugu uko ari bitatu niba rero yari afite fagite kuko nashaka kujya ku kintu bita igihamya na fagite zuko kuko ingagi zacendereye muri Kongo zikigira mu Rwanda zije kwitwa amazina no kugira gute ibyo abantu babyumva kwabyo kuko imbanje kuvuga gutyo rero niyo fagite itaba yagaragaye ngo utange imibare kuko nka mwitangazamakuru twebwe urabizi kuvuga amagambo udafite figures udafite imibare udafite ibimenyetso no mu nkiko abantu bo muri segiteri y'ubutabera barabizi ko ubusa nk'utera baraza rwose ntago ikintu kiba cyoroshye rero nka Rutundura yavuze ko yabonye akajugujugu z'u Rwanda niki ndemera ntashidikanya ko niba Goma iri muri zone opérationnelle bifite meaning eshatu nshaka kukubwira biravuze ngo Goma n'inkengero zayo ifite ukuntu irinzwe mu buryo buri extraordinaire muri bwa burinzi bwa Goma kandi irinzwemo kuko urabizi ko muri defense uko babara ubutaka niko babara amazi niko babara ubutaka n'amazi niko babara n'ikirere cyabyo muri defense nta muntu uvuga ngo ntiwavogereye ubutaka urumva oya niyo wavogera ikirere bakibara nko wavogereye ubutaka urumva kubera ko ntabwo leta ya Kongo yarinda umupaka kuva wenda mu birunga aho ukaziyo za Cyanzarwe ukagera Igoma duhereye ku butaka ikaba amirare bayo barinze amazi ukuri ya murongo utugabanya n'ikivumeze ukaba utavogera ijwi kandi Kongo ihafite uburinzi tugakomeza Rusizi kumanuka kuri Kamanyora ubwo turangije umupaka wose ngo Kongo ibe yibagiwe ikirere ikintu abantu ariko hari uri bumbwire ngo ntiyibagiwe ikirere ko yamenye ayo makuru ariko ntabwo Kongo ari igihugu kiri nayifu ku buryo kigarukira mu kumenya gusa twabonye urumva none Kongo n'u Rwanda binafitanye inzika yuko indege za Kongo zo zagerageje kurenga ikirere cy'u Rwanda zarashweho za Sukoyi Saga Sukoyi urayibuka yego none Saga Sukoyi yazize mu Rwanda bayirasaho kajugujugu y'u Rwanda muri Kongo iraguruka igaruka amahoro kereka Kongo niba ari igihugu gifite njya mvuga ngo abafurere ubundi bo n'abatagatifu buriya nkunda no gutanga urugero reka mbareke Kongo ivuga gutyo kitayirashe kitayifotoye kuko ibihugu bisiba kugira amaradari afite imbaraga zingana kucyo twakwita coverage z'amaradari urumva ariko Kongo ntabwo yagira biriya byuma bipima ibirunga ko bizaruka sibyo ariko ngigire n'abateme bokirere igire n'abaturage karinija ntabwo afata smartphone ngo ngufotore kajugujugu je nayifotora nibirango biriho biriya binamba bya biriho byose na smartphone isanzwe nubwo yatumbagira gute wayizuminga kajugujugu iguruka mu bunganiki icyo ni icyambere Kongo nta proof ifite rero kandi yemerewe kuzigira noneho nta nubwo ikeneye proof z'amafoto ikeneye no kwirasa kandi ntabwo uri bubwira ngo mu byuma by'intambara za battery Rutundura yavuze ko zose zerekeza kuri M23 ku itariki 24 zitambutse nagira nkubwire ko imbunda zirasindege zo bazita battery urumva battery anti aérienne nta niki byose imbunda zirasindege zirimo nakajugujugu ntabwo zinahambaye ntabwo uri buzane n'amamisire ahambaye ngagiye kurwana nakajugujugu zaba 44 barrel zazirasa zaba 12 barrel wazirasa wazayirasa kandi zo n'imbunda ziba mu misada yoroshe cyane itaremereye idasaba ko iremereye icyo ni cya kabiri nkavuga ngo Kongo yarinjiriwe ntiyagenza uko nayo ijye yinjira ibindi bihugu biyigenza ndetse yagiriye mu Rwanda iyo barasiyo kajugujugu hanyuma kajugujugu ishobora guca kuri etandi cyangwa se ku kirere kitagenzurwa n'ingabo za Kongo reka ibyo nabyo tubivugeho kuko nibe M23 ngiri Kibumba muri no minsi ushatse wanavuga ko ikirere cya Kabuhanga na Kibumba gisa n'ikigenzwe na M23 mu buryo cyangwa ubundi ariko ntabwo turi bugarukira aho ngaho turagarukira no kuvuga ngo Kibumba n'agaciherereyemo na Rumangabo bavuga harinzwe n'ingabo z'Ubugande n'ingabo za Kenya bose bafite defense kandi mu gisirikare
ari abo basirikare b'abanyakenya, ari abo basirikare b'abagande, bagomba gustatinga threat menace bahuye nayo itazwi, batazi aho iturutse, mu kirere bakontorora. Unakwiye ko bakontorora ubutaka, amazi n'ikirere byose bibarwa kimwe. Statement ya Rutundura yagombye kuba ifite support y'abahamya bo mu ngabo z'Ubugande, mu ngabo za yase muri make, kugira ngo tubitware gutyo. Icya kabiri, mu ngabo za MONUSCO, kuko MONUSCO isa nkaho ikuriye biriya byose bikorerwa hariya na ziriya ngabo, ndetse inagenzura bikomeye ikirere cya Goma n'ikibuga cy'indege, birumvikana nk'ifite izo mbaraga. MONUSCO ntabwo ibuza radari, zisibye kuba zagera kure n'urugero, sizi ngo zingana gute, ariko nta gihugu cyabuririza radari zafotora indege. Urimo kumva neza? Ntabwo Kongo ibibuze, nta gihugu cyabura imbunda zirasa kajugujugu, nabyo si niba zikayiharasiga igasubirayo, sibyo? Hanyuma na MONUSCO na EAC, yaba abanyakenya barinze iyi agise turimo kuvugaho, yaba abagande bari iyo za Rumangabo n'iki, ngo kajugujugu y'u Rwanda izigwe, ifite ibirango, urumva ibirango bya rafu n'iki byose ngize isubireyo igize gute. Ibyo rero kayijabo bibaye Kongo ikayiburira proof, Kongo yabiri hasi kurusha ikintu cyose kiri hasi ku isi. Hari igihugu bita ngo ni Pays-Bas, ujye cyumva. Kongo yabaye Pays-Bas, yabaye igihugu kiri hasi ku butumburuke kurusha ibindi bihugu byose, mu bwirinzi, muri politike no mu buryo bwari bwose. Kuko ndatekereza ko iyo Kongo ishinja u Rwanda na Amerika ikazigashyiramo umunyu gutyo, Kongo ibigize amahirwe yo kubona igihamya nasi cyayicika. Akandi ka kabiri nkubwira, indege zemerewe guhigana mu kirere, kajugujugu zishobora kurwana ubwazo, kurasana. Noneho na Sukhoi ufite icyo zivuze, Sukhoi zifite ubushobozi bwo kurinda ikirere, ntago ari kurwana gusa, zemewe no kurinda ikirere. Wari umwanya mwiza wo kugurutsa Sukhoi, urumva, zikagenda zikarasiyo kajugujugu, zikayibuza amahwemo cyangwa se zikayibuza no kuguruka. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, Kongo ifite drone z'intambara yaguze, ziri muzo yaguze muri Bushinwa, TSHISEKEDI na zira yaguze muri Turukiya, sibyo? Kongo ufite ubushobozi bwo kubuza ko cyangwa guko indege wenda yapfa kuguruka hariya, yayifotora, yayihanura, yayibuza kuguruka, ikavuga iti ntimureba, ntitwababwiye iki si gihamya. Icyo shaka gusozerezaho, u Rwanda rumaze iminsi wa mugani rwikomwe n'amahanga arimo na Amerika muri ubwo buryo. Ngaruke ku Rwanda, u Rwanda rwo ruri nayifu yo kujya kugurutsa indege mu kirere, bazi yuko hari ibintu bitarimo kugenda neza mu rwego rwa diplomasi, ibyavuzwe na Amerika, ibyo Kongo rivuga. U Rwanda rwo rwari igihugu gifite ubwihebe bungana bute bwo gutinyuka gukoresha military hardware iremereye kuri harimo n'indege, ikajyana kugurutsa indege muri Kongo muri ubwo buryo. Uzi ko noneho bikoze kuriya n'amafoto ya satellite ashobora kuba umutangabuhamya zihoraho, bakareba koko niba gutya na gutya, kuko indege zigira amanimero, sibyo? Bashobora no kumenya ngo hagurutse indege ifite nimero iyi n'iyi, igenda ku isaha iyi, ariko noneho reka no kubikomeza. Niba na Kongo yarahawe n'amakuru n'abaturage iyo bapfa kuyifotora, ko smartphone yafotora kajugujugu nubwo yabigenda ku butumburuke bungana bute. Noneho ko nkavuga ati tuvugisha ukuri, MONUSCO mwigeze mugurukira Rumangabo muri uko kwezi n'urugero, bati na operation twahakoreye. Uganda muri kajugujugu zanyu mukoresha ibintu ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero jewe sigiye kwemeza ko nta kajugujugu u Rwanda yagiye muri Kongo, sinangiye yo kubihakana, ariko u Rwanda ruziburane, rufite ababishinzwe kuburana ibyo ngibyo. Nerekanaga gusa ko ari impossible, pourquoi iyo impossibility, niba biri possible se bya possible byo gute? So ntabwo mbizi. Kongo hari igihe yisobanura, ariko nubwo buryo yahisemo, igasa nk'iyigira nk'umwana w'igitambambuga, ubona kajugujugu igakata ikagira gute igasubirayo, urumva. Ibya Kongo nagahomera munwa kugira ngo bisobanure biragoye cyane. Mu bigaragara gusa nasozerezaho no ko na Kongo atari igihugu cyenda gushyiramo imiyaga u Rwanda ngo kireke kugira ibyo kirugerekaho. N'ibihugu bihanganye bigiye bihangana, ahubwo haba habuze u Rwanda narwo kunarwo rwakwemera rukabeshya narwo rugahimba ikinyoma rukabeshyira Kongo, wenda kuvuga ati Kongo iherutse kuragira nk'ikire, urumva. Inka za Kongo zavogera ikirere cya Nyagatare, Kayirija abo tujyana. Nibyo ngibyo ndimo kuvuga. Donc kuba nta twabuze umuntu uzi kubeshya mu Rwanda, ngo Kongo nibeshya n'u Rwanda rubeshya ikindi, diplomasi ryohe. Ariko nibitagenda gutyo u Rwanda se rurabikeneye kubeshya.
kubeshya niba Kongo ibeshya u Rwanda rumvaga rukeneye kubeshya yes retaliation muri diplomasi remewe niba umuntu akubeshye nawe umukubeshya ikindi yagira gute ukagira gute ibintu sibyo ibyo se bitwaye iki ntabikora nanjye diplomasi y'ikinyoma none ntibijegeze igihugu ntiturimo kubikora ikiganiro Kongo sugira ngo birimo ikina niba ibikora ibyize ariko abantu bajya bagira ngo no ese mu bantu Kongo yabibwiye niba tuvuge non c'est pas plénière ariko niba United States Council yari yicaye mu bantu OTAN maybe dufate random dufate abantu 100 bari muri iyo nama uribwa ko habuze batanu bavuze bati ko ku Rwanda ari igihugu cy'igishotoranye kubera ijambo rya rutundura aho batanu ni benshi cyane umuntu aguteye icyasha none u Rwanda barubwiye bati murokirita abana ntiturabona itangazo rivuguzo baribonye mugurutse indege ntituraribona je ntabyo nabonye ubwo cyangwa yatambuka kurarinda mu minsi ishize twabiganiriye bagiye bashaka rero official bana byabo umuhoro byabo inuze kurarinda ntago ari official ndavuga itangazo ryanditse ntago ushaka itangazo ri verbal kandi bikanabishyuzwa nyine n'abasoda okay abasoda bakavuga ati abana muzaze mu checking muri G3 muri G1 nako niyo yandika abasirikare urumva wenda babura kwita G3 I don't know so Kongo rero ibinyoma byayo hari abantu babifata nk'ari ubukubaganyi ari kwibikora ibizi mutwibira ingagi migasigaye bajegeje mutugurutsaho indege bigasigaye bibajegeje nivuga ijambo kujegera rero bivuge ngo ndakubaganya ntabwo nkubaganye niba u Rwanda rutanga miliyoni zingana kuri z'amadolari mu kwibrandinga internationally bakishyura Arsenal bakishyura NBA bare nako bakishyura ya yindi ngo Bayern bakishyura iki Paris Saint-Germain abandi aho u Rwanda rugenda rwibrandinga mu rwego mpuzamahanga abandi bo bakagenda bakafata inyoni ibisiga n'iki byose batimije gutora ziriya mbuto z'u Rwanda muzitoragura none ngo u Rwanda rutinye kubeshyira Kongo ko Kongo yabeshyira u Rwanda ko yabuze imishahara y'abakozi kubera u Rwanda nanjye navuga nti noneho umutingito wabaye kuri Karongi watewe n'igisasu Kongo yanyujije mu nda y'isi uraza bitigisa igihugu cyacu unyakwigendera Sayinzoga yakuriye ishami rishinzwe gusezera abasirikare baramuzi muzehe Sayinzoga burya ari n'umukaratika ukomeye cyane yigeze kuba arimo apasingisha muri pass out y'abana bize karate muri ka Kigali afata ijambo ibaza imyaka 20 ariko ntabwo nza 15 ariko sinanigibagirwa yaravuze ngo mwashamwe abahungu n'abakobwa ngo munangije karate ngo nuhura n'umuntu w'umukaratika uyu n'umukino wo kwirinda so gushotorana ariko we nibura mwapfa kurwana ariko uzirinde kurwana umuntu utazi karate utazi n'inzira zayo yagukubita akakwandagaza none turabona se yakwandagaza umuntu gute karazi karate ngo yagukubita nyine kiriya gisivile nk'umuntu utazi karate yatora amabuye yatora amahiri yagira gute akakugirira nabi cyane ati ni mpamvu karate atari umukino w'indwano sasa cyo ushaka kubwira niki umuntu wijagaraje ubwe nka Kongo sibyo wowe ukavuga uti Rwanda ibyacu ordonné ibyacu bigenda ku murongo mu Rwanda muri bisi bagenda ku murongo mu Rwanda diplomasi yahibaza gukora imibare bakandika itangazo wenda n'urugero ku murongo mu Rwanda abantu bacu bafite discipline ku murongo umuntu ujagaraye nka Kongo yahita guhaza amayigereza diplomasi rwose akubeshera ikintu bamwe batubira kirashoboka ko batakivuguruje cyangwa se wenda nta wamenya Kongo ifite ukuri kwayo urumva Kongo abantu bakazagenda gutyo Kongo ikagera idutesha umutwe muri ubwo buryo sibyo gusa nyine jone muri diplomasi hari akantu kabaye tuzagarukaho mu bindi biganiro kashimishije abadiplomate tuzabigarukaho ariko u Rwanda ibintu bya bucece ntabwo biba bimfasha giye ariko rero waba utandukanye na bimwe General Retired usigaye ari umunyamabanga wa leta muri Minafete ushinzwe akarere yavuze ati y'abasazi basaze ntabwo usara ugomba guhitamo urugamba ukwiye kurwana abasazi bambaye amashara nanjye nakwambara ibirere kuko wambaye costume basazi baguhitana none wose niyo bakubona nk'umusazi none se Kongo ntitwita abasazi buriya yivuga ati ariko dukorenga ibintu bavuge tukajya gute ntibavuge nayo uzitwita ngo iki erega diplomasi no mukino wo kugenda uhindura umukino ukagenda ugiye gutyo ucanga nk'usuku mipiyo nyure isuku mukagira gute ariko waye Kongo nanjye ngicomekeramo kandi kantu ese Kongo nta byaha ikorera u Rwanda kukize ntabivuga noneho byanabaye mfite fact zitari sukoyi gusa sibyo Kongo nibivuga ngo wenda umva ave byihorera ahubwo nabari abacocora binjiza navuga nti nibisasu Kongo yinjiza mu Rwanda kandi ari cagu nkayihimbira ariko none nkayihimbira bya hatari
erega mba kuri RDF muribuka ko hari umuntu ugeze kudutelefona wabaye na muri diplomasi cyane izina rye maze no kuryibagirwa hashize igihe kinini akavuga ati ariko abadiplomate bacu baracecetse sizi ikindi kintu Kongo yikoreje u Rwanda cy'ikinyoma niba icyo kingagi sinibuka neza ati kuki baceceka kandi bavuze nka kuriye none reka mbikubwiye mu buryo buri open mukuru wenda buriya buvugizi ntibiba munuze muri Minafete OJS Rwanda ya Minafete somehow urumva nibafunguke nabo bababwire kwanza none bivugire kuri Prima Media Rwanda Kongo nigivuga bavuga diplomasi n'umukino w'amagambo ntago ari umukino wo gucece Lavrov suje unashiramo umukino ntuze Blinken cyangwa Blinken akamushyiramo imiyaga ubu se u Rwanda ruhinda bukuru Kongo kubera iki ruhishyiramo imiyaga kubera iki ruzavuga ibiri byo cyangwa runayibeshyere nta kibazo nayo ijye kwisobanura bitwaye ikize navuga ni mudacumura bamwambitse marishari mudacumura harya umusigaye uriho rinde mudacumura Pacifique nawunguka navuga ni dore bamuhaye marishari nkafata na Photoshop nkayimwambika bakayisobanuraho iyo diplomasi koko iyo ni diplomasi kuko iyo ubana n'abantu bameze nka kuriya muri Kongo nawe utabaye nkabo ntibyakunda ntabwo u Rwanda mbona ko rukwiye gukomeza kuba ni bya bindi bya arya dawa ya moto ni moto nka kuriya urabona u Rwanda ni urufurere nka kuriya kenshi na kenshi ubona ko miliyoni iyo bagiye ku meza yo kuganira iteka ubona ari doléance za Kongo ziba zagiye akenshi na kenshi u Rwanda rukamera nk'urimo guswisobanura ko u Rwanda rutazitanga mbere ngo Kongo nayo yisobanura ariko this time nabonye Amerika yaburiye Kongo kutazagira amahoro mu gihe cyose FRDC gikorana nayo ibanza Kongo se kabanza kwibura kuri Federic kabona kuvuga kubyo kuroketa abana buriya imbere ya B hari A urumva ntago uzugira ubona uzabe kuri ordre alphabétique iyo witwa Rufa undi akitwa Zimbabwe uzarebe sha nogo mwabujya gutora umurongo ugajya gutora umurongo nyine uzanyuma ukabona ibyo ugene ariko waje nyuma so simbisi hari byo wavuze bya waruvuze ndafandika barebe waje muri Minafete n'ikintu byo navuze tuzanagaruka ku buryo burambuye ariko si uko u Rwanda ntacyo rukora hari igikorwa ariko ntabwo kuri wowe ntago ari enough ntabwo bire enough ukagenda ubeze nk'uri muri 6 no mu 10 muri stade sindi komiseri sindi umusifuzi sindi iki urabirebera ndabirebera hariya ndimo gutanga ibitekerezo kuri comment yanjye mwayumvise Minafete muri kuntega amatwi mwadushakiye umuntu uziringara biso na biso urumva azi ibintu byose ko abantu bahari sundi karega we yagize nuga atari ambasaderi wa Kongo yagiye abahereza nkabana abantu uhungire basigaye abahereza ariko ndungire yajya abahereza urumva ariko nawe ntaherutse oya reka nkubwire brother Kongo ikeneye kuyinyeganyeza nayo muri ubwo buryo itangazamakuru irahari barabifite bose barabifite ibyo ko ikoresha n'u Rwanda rubifite so ubundi we nturi umunyarwanda bahe nawe gahoro se ndimo gutraininga ahubwo ndimo gutoza bose bashaka byihore icyo ntakwemera n'ibintu na agression physique ngabantu bagwane ngabantu bagire gute ndavuga ariko mu magambo ntabwo dufite abanyamakuru bandika bagize gute ariko bave muri bya sebeya gusa bajye barene byo muri Kongo basebeya ngo byagenze gute ngo mu buduriranga amazu yagwiriye abantu ibyo yabagwiriye nyine affaire termine bazabimure babafasha ariko muri diplomasi yo kwitonda cyane nta kintu nyibona mu gihe sibyo niyo mpamvu buriya na reshafu yakozwe muri Minafete nahise nkura ingofero tuzayigarukeho ejo ingofero gusa ahubwo sha uzanyibutse burya nk'igihe cya Uganda n'u Rwanda hari ibibazo buriya amateke naduhugire nakunda ukuntu bashomborana biriya bari sawa shombora umuntu nagushombora ibindi shombora ibindi mateka ati bagusezereye sha tuzongera mu magambo nawe bukire baramusezerera undi nawe ati nawe wankurikiye se gutyo erega iyi ni political entertainment ntago niyo diplomasi ntago ari intambara ariko ni ibintu biba bigomba guhoraho cyane ibihugu bifite tension y'imibanire idahwitse cyangwa itameze neza hagati yabyo nta n'impamvu kimwe guhereza ikindi niyo mpamvu rero hari uzakubwira ati Kongo iri mu kazi rutundu ari mu kazi ke biriya ni inshingano ze we ikintu ashinzwe no gusiga icyasha u Rwanda no matter what ntabwo rero icyo nibo kuvuga nuko gyatantanga nanjye nashyiraho session nk'eshanu zo guteza imyangaro Kongo nayo UN Security Council iterana inama itumijwe n'u Rwanda
kubera Kongo iza kwisobanura birafasha. Hari ikintu bifasha byanze bikunze ushobora kutumva ariko udukurikiye azi ko ibyo bintu ushobora gufasha Kongo kwikebuka no kwisuzuma ikamenya ko nayo kuko bakajugujugu mu kirere cy'igihugu mureba nayimwe kutayirasa kutayifotora kudahamagara za Monisco ngo zize ukore report nazo zisinyo zitwara yibonye koko mwayibonye mute gutya na gutya. Ese hari ikintu ngiye kuvuga hano gisa nk'igisekeje. Buriya ushobora kumbwira ko mu ngabo za FARDC nta ntasi za M23 zibamo nimwe intasi physique ntabwo byashoboka, ntabwo zabura bahanganye. Nese muri M23 aho nta ntasi za FARDC zibamo naho birashoboka. None se hagiye ibintu kuki none umuntu akabura fact akajya kuvuga amagambo gusa ameze gutyo, hanyuma icyo twasozerezaho kuri iyo intervention ni kuki ibyo bintu urutundura zabitoza umurongo abishaki support document n'amafoto na drone n'ikibyo n'ama video footages abijyana mu International Court of Justice ajye kurega u Rwanda rwisobanura arutsinde cyangwa rumutsinde. Ariko kubivugira muri Loni nibyo nakubwiye no kurusiga icyasha kugira ngo imbaraga rushyiramo kwibrandinga mu buryo mpuzamahanga zigezeho barazipfubusa kandi n'amafaranga yacu imisoro bigenda muri biriya bintu urumva. Na Kongo rero ni nawe ndabyara umuhungu azaba mubyara umuhungu cyangwa byara umukobwa. Kongo ni sukuma nk'ibintu biri aho ngaho nka bibiri, u Rwanda naguye rusukume nk'ibindi nka bitatu, ntacyo biba bitwaye buri wese bari mu kazi ariko kwicecekera wapi. Rero ndabona madamu Thomas Greenfield uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye yaburiye ubutegetsi bwa Kongo ko iki gihugu kitazagira amahoro n'umutekano mu gihe igisirikare cyacyo kigikorana na FDLR. Ibi biri mu bintu kunze kuvuga mu biganiro tugerana tuti mu gihe Kongo ihetse bihehe sinzi yowe niyo teri mu kuvuga ngo bayihaye lift. David, kuki ubu ari bwo Loni nako Amerika ibonye ibi? Urumva imyaka FDLR imaze ku butaka bwa Kongo, ubu nibwo Amerika itangiye kubona ko nta mahoro azahaba. Ariko nakubwiye ko Amerika ifite ukuntu icanga ikarita yayo, sibyo? Rwose Amerika doesn't care about Rwanda and DRC ikipfa no kugira kuri intere zayo. Ese twabana neza gute n'u Rwanda? Ahantu wakora ku Rwanda ukarushima ahantu urumva rukumva iyo shatuye no kuvuga FDLR. Kongo rero kuba yakaresa u Rwanda ntago ibyo u Rwanda nagwo ruti none Amerika yavuze kuntuza. Ikintu nshaka kukubwira nuko ikibazo kiri muri aka karere k'ibiyaga bigari nk'umwanaliste nuko iteka n'iteka igihe cyose nje ntabwo ndi kuvuga ku bya Amerika irimo kuvuga ngo nje muri position yayo. Igihe cyose hazabaho balance diplomasi ya equilibre yo kuvuga ngo ntacyo tuvuze u Rwanda hakuno tuvuge na FDLR hakurya. Iyo equilibre yo kwekilibre u Rwanda na FDLR tuvuge wenda twavuze ko u Rwanda rusapurayinga M23 ruyirokitira abasirikare si dosite ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo twavuze M23 tuvuge na FDLR ko iri muri Kongo kandi ko gihe izakora na FDLR na mboro iteka iyo balance bano bihugu byo mu Burengerazuba bw'isi by'ibihanganye bisa nk'ibimaze kuyubaka. Ahubwo abadiplomate bahaguruka barwanya no balance. Nibavuge Rwanda na Kongo bavuge ukwabyo, nibavuge FDLR na Kongo na M23 bivuge ukwabo, nibavuge FDLR n'u Rwanda bivuge ukwabyo, buri kimwe kigire cadre kivugwamo cadre kuko kuzihuza bije muri centre d'intérêt ndabyumva. Ariko muri root cause y'ibyo bintu ko ari bitatu ntago bihuye. Hari ukuntu u Rwanda rushobora kubana nabi na Kongo cyangwa kubana nabi n'u Rwanda without FDLR without M23 ibyo byombi. Hari igihe cyabaye M23 itarabaho ariko FDLR iri muri Kongo bivuze ngo ntago M23 ari cause reyeri ikibazo cya M23 cya FDLR kuko FDLR yashyize muri bibiri M23 tuyibonye ejo bundi. Noneho ariko ushaka kwinjira muri iki kibazo yabitwara diplomatikoma yabitwara politikema yabitwara kugira ngo yegereze buri ruhande avuga ati nuriya namuvuze namwe ndabavuze. Iyo balance iyo equilibre ntago ikenewe. Bazite amatungo yayandi ikintu cyose mu mazina yacyo urumva. Niba ajya no kumeza buriya nizi conclave zikunda kuba cyari ikintu ntajya nshima. Niba haye conclave inama y'abaperezida igiye kwiga ku kibazo cya Kongo na M23 sibyo nibagende biga ku kibazo cya M23 na Kongo. U Rwanda rushaka ko conclave ba yiga ku kibazo cya FDLR iri muri Kongo batumize conclave kwayo
kuko simbona n'ubundi amasezerano y'M23 yagirana na Congo for instance ukuntu FDL yapiaringamo ikazi kagaragaramo izamo gukora iki nk'uwe mu partenaire kuvuga ngo rero FDL ishobora gufatanya na leta mu buryo n'ubu M23 ikagira gute ibyo ngibyo ni ibintu washyira mu buryo bw'ikirenga urumva washyira mu bintu biro giziriyere ariko ntabwo biri principle mu kibazo kuko ntabwo twemeranya yuko erega na FDL itari no muri Congo ibihugu bishobora kugira umubano mubi bidafite na FDL kuko sinemera ko igihugu Congo idafite FDL wenda byose bibanye neza without FDL undi Rwanda rwabana neza na Congo without M23 ubungu bakayihwa kabuje kazima ubundi no rukiviri safe hari cyerekana yuko without M23 ubundi se M23 itaragira resilience ikiri kampana no mu Rwanda hari ahantu hari safe hari amata n'ubuki harya ntihari muri etat de siège n'ubundi eje nyuma ubundi uzi ko gavana kandi Kasuvita nyuma y'ikirere we yoboraga gavana ntuzi bakuweho vuba muri iyi minsi so no kuvuga iki rero Amerika kiriya kintu yakoze sinyibona mu mbone yanjye nk'icyo nk'uko byanditse ndabibona nko gukereya elema d'équilibre ngubwo twavuze u Rwanda gutya tuvugana ko ngo gutya tuyomeke FDLR none FDLR at all of the time izabe nka unité de mesure yo gupima umubano w'ibihugu u Rwanda na Congo ibyo u Rwanda rugomba kubihakana rushyizemo imbaraga sibyo cyangwa se Congo ikabihakana rushyizemo imbaraga batabishaka rero burya abantu bo muri West n'abahanga niko je mbyita ukabona ko bashaka gukereya potentialité iyo unité de mesure nko mu myaka 10 ukazasanga iteka generation zaba ziriho iyo bavuze mu 23 cyangwa bakabikira iki égale FDLR iyo égalité kanija niba ari ikintu gishobora guteza intambara kakiri kagashya ni égalité hagati FDLR na M23 cyangwa se n'u Rwanda na Congo iyo ntabwo u Rwanda rushobora kugira umubano na Congo upimirwa kuri FDLR cyangwa se ngo wangirike upimirwe kuri M23 izo nerema nto cyane abantu batagombye kubireberamo mu buryo ariko iyo equilibre ni ikomeza ubwo ni kwa kundi nyine kuko hari igihe nigeze kuvuga ngo ni hano nabivugiye ngiye equilibre ari naho napfa kuyumva nibura iyo yaba headquarter ya M23 yabaga Musanze cyangwa M23 General Makenga akaba yaba kuri payroll y'ingabo z'u Rwanda bakanabigaragaza ariko niba wenda Pacific ahabwa intwaro na Congo nawe u Rwanda rukabigaragaza ntibiba amagambo urumva icyo gihe umwe bayagutsinze equilibre bayatakaye ariko niba Congo ibitse yo FDLR ikorera ku butaka bwayo ihatwikira amakara ikagira gute FDLR nanjye kuvuga ngo aho nayibera danger ntiyoroshye ntindabihakana igihe na Felicita Kinshasa ikavuga uti mwarakoze ku mibanire wacu na FRDC gutya na gutya dufite amatangazo yarabizi igihe yatangaza ubwo equilibre yaza gute yaza nabwo M23 ndetse ritangaza bati mwarakoze RDF kuduha kajugujugu niki none ya equilibre Amerika yaba yayijyamo ariko bamwe muri Congo n'abandi bari muri Congo na M23 ntabwo irafata Musanze ngo ifate n'ikindi ivuga itahatuhagize FF yacu aho turwanira none abandi bari rumanga baratwika amakara bari kare bafite SM niho yimukiye nako muri Paris muri za Nyamuragire iyo ngiyo za Tongo na hose equilibre siraza kuva he uko bibona Amerika irimo gushaka kugira ngo erega biranashoboka yuko itangazo rya Amerika irutse kuriya biriya byavuze kuri Amerika n'u Rwanda mu minsi ishize nta gihugu kitagira imibare ushobora no gusanga abantu barayiteye imijugujugu bati buri iyo mu bikorere cyane mwe matangazo ubundi bona ko bateganya ko yasohokera cyane cyangwa se Amerika iba yakoze akantu izi n'ukuntu izakora igizayitiwe y'ukuntu izagasohokamo tuzaza tujagaraza u Rwanda n'abantu barubone gutya nihashira iminsi ngahe nk'ukwezi iyo ni chronology yabo tunajugunyemo kandi kantu ko kuri FDLR ntabwo uzi ko Ububirigi buriya Ububirigi ni game yigeze ko minsi ishize uzi ko buriya ngo bufite bwigeze kugira ukuntu bushaka gukanga Tshisekedi akashaka kwanga niho hahise hazamuka yantuza ya dosiye ngo yuko atagira amashuri ngo ari ukubeshya yego ibihugu bifite akaruya byarashyize muri tiruwari Tshisekedi n'ubyanga tuzazana amanyanga abakozi yitwara tagisi voiture Paris mwambaye i Bruxelles urumva niba wanze kutwumvira n'uranga kuduhira isoko Tshisekedi we wasanga n'iki atanumvise neza mu mirongo ya Amerika akavuga reka tukuyombere cyangwa hari akagaye mu Rwanda rutumvikanagaho na Amerika nibyo nakubwiye biriya bintu ntabwo biri muri cadre ya Congo n'iki byose
wasanga hari umurongo batarimo kumvikanaho, batari kubu twabahimbira ikintu yuko murokirita abana makabaye mu ventura ari nko gukangura, ariko katari muri game y'ibivugo, biri gusa gukangura, ako umuntu aza akagukomanga, nta mwana uragutunura amaso usinziriye ngaze nka purimo cyangwa byati we kandi ufite ibitotsi sinziriba yabikora. Hanyuma ntakataza kunyibagira kugira ngo abadukurikiye nako bakumve by'ukuri ntagiye kubeshya amayisha. Ntabwo Amerika ikunda Kongo ngo yanga u Rwanda, ntabwo yanga u Rwanda ngo ikunde Kongo, ntabwo muri diplomasi habamo ibintu bya love. Amerika iri muri intereza irakina iturufu yayo, iturufu ya Kongo irakina neza, ikavuga uti gose ikabeshyira igihugu nta proof yazanye, ikavuga uti homboka, ubifata nk'ukuri bifate nk'ukuri, utabifata nk'ukuri biramureba. Urumva ibihugu bibana kubera intere bifitanyeho, ntihakagire n'umuryango hari ibyacitse. Rutundura bari mu kazi, Blinken ari mu kazi, hanyuma ibyo navugaga mu kanya nuko harazagira ngo wenda hari n'inyungu mbifitemo, ahubwo bashaka no kubona Dr. Biruta mu kazi. Nibyo namye nkomporeninga iyo mvuze ngo mbashaka kubona, ubwo ni ugusoma, ni ugutega amatwi. Ibi biri mu bucece ntabwo mbizi yuko muri administration ujya gusaba uruhushya bose bazakubwira ngo iyo usabye uruhushya konje ngo ntibagusubize ko wayibonye, ufunga bag ukajya muri konje, kuko ntibaguhakaniye kandi ufite accès de réception, sibyo? Sasa iyo utavuguruje ibintu bya Kongo ngo uzamura amajwi babeshye nawe ucurika ibyo ucurika n'iki byose, hari igihe bisi zagira ngo wa mwana murizi koko udakurwa urutozi. Urumva bagire ngo koko ibyo akushinja samutaye muzi cyangwa se menitaye muzi ni ukuri. David, u Rwanda rukeneye kwisubiraho. Kongo ni ibeshya rujye beshya ibinyuma bitatu bazampakaza, nisabira akazi bwa mbere nabihimba nanjye biriye nka nanabikoramo Photoshop nkayerekana n'imiguruka nka za game, none nka neza yanagurutse. Kongo kajya kisobanura wese kuko guturana na Kongo ivuga amagambo angana kuri utavuga ni ikibazo. Wenda haruvuga ngo igihugu cyahisemo gutya, cyabihisemo je ntabwo ndi igihugu, ndavuga nka Marshal, ariko navuga da. None se nkubaze ko Korea zombi imwe yafashe imizindaro indangurura amajwi ikazizengurutsa umupaka kugira ngo igitukiramo. None se iri projet consensuel babanje kumvikanaho, Korea zubakiye zira ndangurura amajwi cyarimwe cyangwa imwe yubatse indangurura amajwi indi yubaka indi, ibibonye iravuga iti kari agakino natwe reka twubaka izindi hakuno, noneho zirarebana. Ni projet komese, ntabwo ari projet komeye yakozwe ngo tuvuge ngo ni umuterankunga waje bati turaba bafure 1000 namwe tubahe izindi 1000. Oya, bamwe baraziguze bazubaka ahantu, abandi baravuga reka tuzubaka ahantu. Hajya suga ibyo bihugu byacu byo mu biyaga bigari, tuba turusha ubupfura ibyo bihugu ko bishwadira kuri izo ndangurura amajwi. Washyiramo ndomboro no bagashyiramo ntuze zuke kandi amahanga agahaguruka ati muzimye ibyo bintu bitaza kubateza kurwana. Nicyo numvaga ndashaka kuvuga, kuko ibaye mwe afite diplomasi offensive n'akajya diplomasi defensive twazicanga twembe. Reka dusoreze kuri Tshisekedi uherutse guhura n'abanyekongo ba mu Bubiligi, akababwira ko atari umunyagitugu, ku bw'icyubahiro cy'igihugu cye yiteguye kuba umunyagitugu no kumena amaraso y'abantu. Ni ijambo yavuze hashize iminsi mikeya, wabikomojeho, hari Igoma hishwe abaturage barenga 50 bigaragambirizaga mu mujyi wa Goma. Iriya ni mechanisme de défense. Icyambere we ni umuhanga banza kwigatera bagiye kubwira mu mutwe yabo harimo iki. Mu mutwe yabo harimo ko yitwiciye abaturage abo bigoma. Urumva yishe Kerobe cyangwa se Cherobe biterwa n'uko abantu bisoma, uriya wari mu ishyaka rya Moise Katumbi. Yishe ABCD FG yishe Kerobe yagira kuri Z na Q n'iki byose. Rero ni ngombwa yuko ugenda ku bantu ukabanza ukababwira uti ubusanzwe niko yakoresheje iryo jambo, ntabwo miskotinze. Ubusanzwe sindi umudigitateri, singira igitugu. Ubusanzwe simena amaraso. Ubwo n'umutima wari mucira ubanza ahubwo kubwo kurinda abaturage nani, ahubwo nibyo bari bamusomamo bakimubona. Ndetse ni nka defense yo kuvuga ngo no bari kubimbaza iyo baraye nka press conference cyangwa bari guhaguruka muri iyo diaspora, ntimuze kukwirwa muhaguruka mubimbaza. Sinsanzwe ndibyo, nimumbaze Kerubi, nimumbaza Bigoma, ntago bisanga ngo mumucwanya kandi bishwe n'abajepe bamurinda. Ubasa abajepe bakora icyaha kigasiga boss wabo
mu by'ukuri ntabwo bikunda, ntabwo abajepe bakwiha oda umukuru wabo atabizi, niko sipozo ko ibyo bidashoboka. Hanyuma rero njye nkavuga ngo iriya image y'icyo yahakanaga adasanganywe nicyo abantu baba Bruxelles bari bamufite muri image bari bafite. Birashoboka ko n'ibibazo byinshi bari kumubaza bishingiye kuri icyo ngicyo, byagenze gute Goma, byagenze gute Cherube, byagenze gute kuri Colonel Nanga wahunze, byagenze gute na gute na gute. Donc ubusanga ntabwo ngira agression, nyamara niyo image abantu bagufitemo, cyangwa niba utanayisanga ngo niyo utangiye akaba avuga ati imyaka 2 ya mbere ku butegetsi nta wapfuye nta wagize gute, uwa kabiri wa gatatu, ariko ku wa kane Cherube arapfuye, abaturage barapfuye, undi yakubiswe na cyarapigejo, ainsi de suite. Ari wowe uri Tshisekedi wagera uvuga ngo iki? Uzi uri umunyapolitiki ukuze wagenda uvuga uti barababeshye. Ubusanzwe niba tuvuga ifite inzara nyinshi, amapfa menshi mu gihugu, bavuga uti ubusanzwe Kongo nta mapfa yigeze, nta nayo ishobora kugira, gusa izuba rikomeje gucana aya mapfa mwayabona ntimuzabimbareho, sibyo? None umudigitateri utari Tshisekedi muri aka karere ninde wumva yuko abantu bahoze ari inshuti ze muri DPS bawiringo babarinda ari abarinzi base muzehe Etienne Tshisekedi, urumva ukabita abanyarwanda? Mbwira dictatorship itari aho ngaho, gufata umuturage ukamwita irindi zina ry'amahanga, ukamihindura umuntu apatride utagira igihugu. Shaka ngwiza ukuri, nta gitugu kiruta icyo ngicyo. Uzi ko afazari bavuga uti ni abanyagihugu ariko baturumbiye, babaye ibihararumbo. We Tshisekedi afite kuri payroll yiwe kuri ibyo bita parite curazi no kukura ubuzi imyirondoro y'abasirikare. Azi neza yuko hari itsinda ryo kwa Kabila ryagiye Uganda no mu Rwanda kwa registra abantu basirikare ba Boduwe bande yande bose. Baba registra he ntago baba demobilije muri FRDC, sibyo? None abasirikare bafite serial number mu gisirikare cyawe ukabita kari abanyamahanga, dictatorship itari yongiyo ni icyo ni icyambere. Hanyuma Tshisekedi niba afite ubundi buryo yamena amaraso busumbye ubwo abaturage batikiriye mu kuraswa hari igoma, akaba ataremera ko afite iyo image, ubwo byabivuze ati genzemera yuko nabaye umwicanyi narimbuye nk'umujyi wose. Niba bari badahagije, biravuze ngo ntibahagije bariya nyine. Nabyo ushatse gusesengura avuga uti kumbe bya bindi bera muri Kongo by'ubwicanyi bwitirirwa leta imbere ya Tshisekedi abyita ko na bado sindaba umwicanyi sindaba dictateur. Nese uko Tshisekedi n'aba dictateur byenyewe azaba dictateur mu buryo azanahakana baruba avukamo. None se nabo mumena n'amaraso burundu, niba bari 50 kurenga bapfuye atayibonamo kumena amaraso ko bamurinda nawe arimo, nawe wamushyiramo burimo cyangwa ubundi haba hasigaye kwica abangana iki kugira ngo Tshisekedi image yuko amena amaraso imuhame? None nta kwezi kurasha n'amezi 2 inyuma yawe ufite amakuru nk'ayo baba guherekeje, ugiye imbere y'abantu utangiye kubakina politike no kubabwira ngo ubusanzwe sindi. Ubu ngubu Colonel Nanga ni umuntu ukomeye muri politike, yigeze kuba komisiyo y'amatora, wanashyize hanze game yabaye hagati ye na Joseph Kabila kugira ngo iriya deal ibe done igende neza, ni impunzi, sibyo? Ba Katumbi birirwa burabuzwa, Kabila n'abanza batameranye neza n'atara buryanjye bakoresha, bafere bafite ibyo bavuga nabo. Umunyagitugu utari Tshisekedi, ndetse igitugu ni iki? Igitugu sukuburabuza abo mugize, abo muhanganye, ariko mbivuga. Hanyuma se Karineja, igihugu kitari cyo gusesa wa mubano bari bafitanye wa FCC na IDPS akayisohokamo agakarira ino sakere bari kumwe ubu ngubu, ntabwo mbizi sijye ugena ubunyagitugu bwa Tshisekedi. Ariko nanone mbere yo kuvuga kuriya oya ririya jambo no kukinga ibikarito mu maso abo yarebaga imbere ye kugira ngo ni ukwiyeza mu gitagaje ngo neza ndonye, iriya ni disikuru yiyeza ndonye. Ni ugufata ibyo usanzwe bukabyuhagira, urumva, kugira ngo uzibire uwabyibazagaho wiyerekane mu kindi gishura kitagize. Ntabwo nshinja Tshisekedi, ntabwo n'umushinja cyahawe, ariko ntabwo byari bikwiye biriya bikomere by'abantu bapfiriye Goma bikiri bibisi utarajya mu mishyikirano n'aba mu Rwanda. Uzi ko ari abakongomani mwahoranye muri DPS, urumva, ukibita abanyamahanga. Ntabwo ari byo, ntabwo wafata abaturage bawe part of abaturage uyobora ngo uvuge ko ntabwo ari igihugu bafite, ubita abanyamahanga uvuge ngo ntabwo ngo mu dictateur. None se Tshisekedi kuganira nabo Ventura byamutwara iki? Bitwaye iki ubundi Kongo? Kuki adashaka ko baganira ko batazarwana? Ahubwo Tshisekedi atari umunyagwa, atari umuntu ushaka kumena amaraso ni hehe? Niba yumva ko ikibazo cyawe Ventura kizakemurwa no kurasana,
umuperezida akavuga ngo none se ni nka Zelensky abazarasa ni abakongomani ni ukuvuga biriya bibombe baguze nibyo kurasa ku bakongomani bene wabo ibyo mu 23 nibyo kurasa ku bakongomani bene wabo ngaho mbwira ngo nta gitugu ndi umugwaneza ndiki narakubwiye ngo ubushize nigeze kukubwira ukuntu hari bamwe abanyamakuru dukorana bagira imvugo ivuga ngo ahantu ngo bagiye gutanga interview ngo baza umuturage batari ko se umeze neza n'amahoro ariko tumeze neza rwose turashima Imana tumeze neza barumuna bacu barwaye imvunja bataye amashuri bameze neza barasinzira barya bararyama niki ariko barya nka kabiri mu cyumweru ubwo se hari ikibazo bafite ni ironi iriya ni certain discours ironique sibyo nuko nabivuga nta kundi nta nabifitiye Tshisekedi ariko niba hari umunyagitugu mwiza ahubwo Afrika yo ifite Tshisekedi arimo. David reka dusoreza aha sibyo reka dusoreza aha ngira ngo twagira ngo gusa tunyure mu makuru ari kuvugwa muri Kongo muri iyi minsi tuzahure ejo tugaruka kuri appointment ya General Retired Kabarebe. Yego tuzabiganiraho nabyo kandi abakongomani ntabwo tubanga iyo tuvuga dutya ariko nibavuga kajugujugu byo bazerekana amafoto nta foto nta cyabaye ubundi nibashaka kwamamaza u Rwanda ko rufite ukuntu rugurutsa kajugujugu ntagire umuntu uyibona n'umwe bazabemeje gutsindwa niyo barwana ko rwabatsinda umva ingabo z'u Rwanda ngo zijye muri Kongo ngo aramagana nta mukongomani ubiprovinga zagurukije indege nta mukongomani ubiprovinga ubwo Kongo yafatwa mu minsi ngahe none u Rwanda rwagiye rwose ko hagiye kajugujugu yagiye nk'ijana guza byagenda gute zagira n'Kinshasa hari n'ibinyoma abantu babyomeka ku buryo bishobora kugaragaza umuntu uri wiki cyane kajugujugu zaragurutse ari wafotora nimwe ndwarasa nimwe uvuga ngo uri gisirikare cya munani ufite imbaraga ubwo se ubundi ayo makuru ntashobora guca intege ingabo n'abandi bantu bashyira mu gaciro ati kumbe mwirirwa mushwana n'u Rwanda runabagurutsaho indege zikanisubirira amahoro ariko hari igihe ibyo bimenyetso atari ngombwa ko bigaragariza itangazamakuru naho kuyirasa ukagenda rero ko bajyanye ifoto no I mean kuvuga ngo nta ifoto nta cyabaye urabizi ko nta mafoto se bafite cyane kuba batayerekanye bivuze ko ntayo bafite ariko yari gushyiramo twarashe ntabwo kajugujugu yagurutse I mean kuba baranayifotoye kuba batayagaragaje bivuze ko bitabaye none Benjamin Netanyahu kaherutse kujya muri Loni atwaye ikaramu ikimarikeri yanashushanyije ikindi cyakajya bereka ibintu akabereka n'intuza ntabwo bazi gukopera n'ukujyana agapapuro agaprintinze urumva no cyangwa wasikaninze ukavuga ati dore munarebe ariko ushobora no kujyana ibimenyetso bya gihanga izo radari ifoto za radar ukavuga dore ngiyi indege umupaka wacu n'uyu kuri Boroni ni mu kirere no ku butaka yari imiguruka ifite ikimenyetso RAF ibi nibi gutyo ni sibyo ngibyo bareba koko barebamo ntuze mu bikoresho igihugu gifite urumva uburyo ushobora kubona isasu ukamenya n'igihugu cyari guze kubera batch number yabyo yego ibyo rero nibyo bya gihanga ntago ari brabura hanyuma nisegura ko nabwiye yuko nashwara nako tugaduterana amagambo ibyo ni ibitekerezo byanjye bwite ntabwo ari ibitekerezo nashyira mu bandi ariko wabikopera byamugirira akamaro katari gato nakahe ko gucecekesha ko gukoresha amagambo ikoresha David urakoze cyane urakoze nawe iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu kwibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare